Mana we yewe pundati witabagwe umwami witabagwe ni yusi. Nagira ngo mbabwire abantu mwese mugomeje kugenda ku mwami witabagwe ari we Pundati Yago Top Shata. Nagira ngo mbabwire ko ibyo murimo murakora ntabwo biraza kubagwa amahoro. Haleluya. Ijambo ry'Imana riravuze ngo nimureke umwana wayo, umwami wayo wahamagawe nawe azayoboresha industry nyarwanda. Bo bamwita Nyagwaya Yago Pundati. Ababwiza ukuri we nimutuze umwami Yago w'Ipundati Yago witabagwe. Ubwo Yago umwami witabagwe yatumiraga intumwa ze akazibwira ati nimuze ture kuri bibombe tubatemo, kuko barimo barakora amabara. Yago Pundati agira gutya asohora umuzigo awita Suwejo, agira guta asohora undi muzigo ari kumwe n'inyogo ye. Arababwira bati bana ngo ntago muzi ibyabaye, ngo muri uwo mwaka ngo hari habaye ibitangaza. Niwe muhanzi wa mbere w'umunyarwanda wasohoye imizigo myinshi, agasohora video na audio kandi ku mashusho meza. Bamwita Yago Pundati Top Shata ndetse n'andi mazina menshi cyane mu kivugo kiwe ngo kakara arafiri present. Yago Pundati yasohoye indirimbo yita Suwejo ngo mama dori sinigeze nikoza nimbari ngo nkunde nkorera yo madorari mutipi wo mu cyalali sofani. Mama dori sinigeze nikoza nimbari ngo nkunde nkorera yo madorari umutipe wo mu cyalali sofani. Nk'umufana wawe wibera mu cyaro nzavuga ibigwi byawe wizaniye i Rwanda. Nagira ngo mbabwire ko ubu ngubu Yago Pundati nyuma y'amatora Yago Pundati niwe wagaburiye abantu benshi. We Yago Pundati abagize gutya aba arongeye abatamu ikibombe. We na inyogoye ahita ababwira ngo ntago bazi ibyabaye, ngo ariko uyu mwaka habaye ibitangaza. Yola ubwo rero ntibanyuzwe, ntibamaze kutanyugwa, arongera abatamo abazanira iyindi njyana yita ntago muzizi injyana ze zose, ntago muzizi. Yago Pundati ni umwe mu bahanzi bagezweho Yago Pundati umwite Top Shata Yago the present umwami witabagwe. Ngo ariko uyu mwaka habaye ibitangaza, ahita batamu undi muzigo ngarabalabule ngo reka mbalabule we Yago Pundati men.